uri ku rubyiniro umukobwa akaza yambaye ubusa babyitwara mwote amubyinisha hanyuma wabishaka bagaseka. Aha ni mu kiganiro byakunuka imuzingo nubona ntangiye nica ijisho byo menya ko nazanye igikonyozi nazanye igikura nkota aka kanya rero turagira ngo tubashishikaze gukora subscribe kuri Kigali Happiness ndagira ngo umutumirwa rero atangire adusuhuza anabibwira. Mumeze neza natwe turaho turashima Imana banyita Sanje nkuko bisanzwe n'umuhanzi nyarwanda. ngo witwa ngo igihe kirageze ngo ugabanye guhemuka reka kwigiranya kamwe wikomeza kwigomeka nukomeza gutyo bizagutera kumanuka twe tuve anda dukore na muzika long way ni Sanje fire. nabyumvise ni umuraperi ariko bavuga ko ngo abaraperi mukundwa n'abagore. twe dukundwa n'ingeri zose ariko urabizi ko twe tuyoboye ku isi. Ko mu gitondo se nigeze kumva ko bagufatanya abagore batatu nibyo koko? Izo ni comedy nurashyushya rugamba ntago ibyo bintu bijya bibaho kose batatu na Yezu wari ufite ububasha ntago yigeze abikora. Ubasha bangahe byibuze? Sha nigegeye nyine kabisa. Nigegeye nyine kabisa. Uyu musaraba se ngo no abantu bakunda imibonano mpuzabitsina barandahe? Uyu nuko nemerera mu Mana nemera muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu mwambaye ubona ariko ngo abaraperi ngo buri gihe cyose usanga umugongo wabo umeze nk'igufwa nyine nkuko nabivuze ngo kubera ngo ebara ngo murasambana cyane. Umuntu abikubwiye yarakubeshye ntago ari twese. Ni bande basambana? Ntabo ncene kuko nje n'ingikuri ruhande je ntago nsambana. None unuvangura imanzi? Gose gurumva utari kuvangamo n'ubukomediye kandi nariwe. Ntabwo uri imanzi? Yihorere. Wasetsa n'umuntu uvuye guta nyina. Ari kurya abana? Oya abana nago babarya. Abana nago babarya barya ibiryo. None se nk'inshuti yawe mukundana ubusanzwe iyo muri kumwe ni ibihe bihe bibaranga? Ntago ibyo bihe ndabigira kuko ntarabijyamo ariko nimbijyamo nyine ubwo nzafite ikindanga tu. Hanyuma se ukora imibonano mpuzabitsina nande kuko byanze bikunze ni ikintu cy'ingenzi natwe twese turabikora wowe bikorana nande? Sha nawe tu banibere nawe tu nawe. Ikigaragara urushaka kugaragara nk'indyarya kuko niba uvuze uti sindi imanzi kandi simbikora ubwo biraza gusobana kubwiye ibyo ngibyo. Wambwiye ko utari imanzi. Ibyo tubyihorere ibyo tureka tubiveho. Ibyo reka tubiveho. Ibyo tubyihorere shaka ikindi kiganiro. Uvuga ngo bikora mu ibanga? Oya ntago mbikora. Okay, none se nka buriya nk'umuhanzi kazi umwe mu Rwanda aramutse aje akubwira ngo tubikorane ko burya abahanzi n'abahanzi kazi bemerana wabigenza ute? Aje akabimbwira ose yabimbwiye mu buruhe rwego aje akabimbwira nawe urabyumva mubwira akakuri ku mutima. Uri ku rubyiniro umukobwa akaza yambaye ubusa babyitwara mwote amubyinisha hanyuma wabishaka bagaseka. Ni bande baseka? Abatureba aho ngaho twaba turi nyine. Nuye muhanzi w'umuraperi wemera mu Rwanda? Mu Rwanda ni benshi kuko benshi baranyespira. Uko espira cyane? Ni Riderman. Riderman ariko nigeze gutangaho amakuru ko ngo rimwe ngo bagufatiye mu rutoki uri gusambana. Oya izo nkuru nazaciyeho ni za katuni zisigaye zarateye. Ibyo nta byabayeho kuko wenda nahari ntabwo aramenya kuvuga ngo yarakubeshyeye. Ntago ari igihe yavuze ubwo n'undi muntu yavuze kuko jye aramenya ariko genda muzi. Urumva rero natangira kumenya nibwo tuzagira na communication zihambaye. None abaraperi bajya bavuga ko ngo
rimwe na rimwe usanga ngo mukunda kuvuga ngo fire no kubera iki fire tuba tugira dutwike nyine fire bivuga umuriro ni ukuvuga ngo rero nk'umuraperi ari abagomba kugaragara fire aho umuraperi ari wese aho ngo mutwika mu buryo bwose bwose ushatse kuvuga iki suko nyine fire ni fire nyine ye fire nawe urabyumva ni gahunda ariko ngo nepfiyo abera naboneka kabisa ku gacupa kawe oya nabirenze ni wa mwifungo w'abasane nyine bubu ngubu umwana adafunze hasi aba yumva atari umusore cyangwa ubu se ushatse nko kujya kuri toilette wabigenza ute ko mbona biba bifunze cyane nese umuntu acisha hasi ku kuguru gacisha hete byakunuka imuzingo rero nkuko mubona twe twakiye umusani umwe mu basani bari kuzamuka babijyamo neza bye tubashishikaje gukora subscribe kuri Kigali Happiness.